Ni amakuru rero yakomeje gucicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga. Ni amakuru yanditsweho n'ibitangazamakuru bitari kimwe. Ni amakuru yagiye agarukaho cyane y'uwitwa StargirlNAOMIE, umukobwa ukiri mutoya ubarizwa mu muryango wa SHERIESILVER Foundation, urimo abana batandukanye bafite impano zigiye zitangaje, harimo izo kubyina by'umwihariko, impano zo kuririmba, gucuranga, yewe n'izindi mpano zigiye zitandukanye. Uyu mukobwa rero akaba ari amakuru yagiye agaragara asakara cyane yerekeza mu gihugu cya SEneGal, rwari ari ku kibuga cy'indege hano i Kanombe mu mujyi wa Kigali, ari kumwe n'abavandimwe twavuga yuko bahujwe n'uyu muryango wa SHERIESILVER Foundation, barimo bamusezerana ibyishimo abandi n'amarira. Yerekeje rero muri SEneGal ari kumwe na SHERIESILVER, n'ubundi bakaba bagiye gukora ku mushinga w'indirimbo y'uyu mwana ye ya mbere, indirimbo yiswe Away. Wakibaza gute aya mashusho akomeje gucicikana? Ese ubundi ni izihe nkuru zibyihishe inyuma? Ubundi bimeze bite? Ariko iyo niyo mpamvu nanjye mba mari ndi kuri mikoro kugira ngo nkumare amatsiko. Niyo mpamvu mba nkubwira yuko kugira ngo ibyo byose bijye bibasha gukemuka utagiye kure, ni ugukanda subscribe kugira ngo ujye ubona aya makuru, warangiza ukajya ukora no kukazogera kugira ngo atazajya agira ikigucika umunsi ku wundi. Naho njyewe uri kumva kuri mikoro cyangwa njyewe uri kumva ijwi nk'ibisanzwe ndi fixe. Mwibukije rero gukanda subscribe. Reka nze gatoya tubicagagure twifashishije ibinyamakuru cyangwa ibitangazamakuru byagiye byandikaho inkuru hano mu Rwanda, by'umwihariko bya bitangazamakuru biba byizewe ijana ku rindi. Tugize kimwe mu binyamakuru twifashisha cyatangije umutwe ugira ngo StargirlNAOMIE wahawe amasezerano muri SHERIESILVER Foundation yerekeje muri SEneGal. Reka ngusomere rero tunyuremo iyi nkuru, ubundi dusigare tuvuga ngo byari bimeze bite, turebe akantu ku kandi. StargirlNAOMIE uri mu bana batanu bahawe amasezerano yo kubyaza inyungu impano zabo muri SHERIESILVER Foundation yerekeje muri SEneGal, aho agiye gufatira amashusho y'indirimbo ye ya mbere. Iyi ndirimbo akaba yarayise Away. Uyu mukobwa aherekejwe na SHERIESILVER berekeje muri SEneGal ku mugoroba wo kuwa 27 Kanama 2025, aho byitezwe ko azafatira amashusho y'indirimbo ye ya mbere, akaba ariyo ndirimbo yise Away. Uyu mwana w'umukobwa rero yishimiwe na bagenzi be bamuherekeje ari benshi cyane, ko ari umwe rero mu bamaze kugira izina rikomeye muri SHERIESILVER Foundation, ariko wari utarabasha kurira indege. Uyu mukobwa rero aherutse kugaragara mu ndirimbo yahuriyemo n'abandi bana bafashirizwa muri SHERIESILVER Foundation. Kuri ubu akaba agiye gutangira urugendo rwe rw'umuziki ku giti cye, by'umwihariko aho agiye gukora kuri iyi ndirimbo cyangwa iyi projet yise Away. Ngira ngo urimo urabona n'amashusho hano rwose yari ari muri studio audio iri gutunganywa, bari gukora ku kantu ku kandi, bari gukanda kanaka nk'abari mu ndege kugira ngo barebe yuko uyu mwana yakora umuziki umeze neza. Mu minsi ishize rero mu kiganiro yagiranye na bimwe mu binyamakuru hano mu Rwanda, SHERIESILVER yagaragaje yuko inzozi ze ku bana bahuriye muri SHERIESILVER Foundation ari izo kuzabona ubuzima bwabo buhinduka mu buryo bugaragarira buri wese. Dore uko yagize ati: nk'ubu tugeze aho tubona umwana wavuye ku muhanda ari kubasha gutembera mu bindi bihugu. Ndashaka kubona aba bana bamererwa neza kurusha uko ababyeyi babo bamerewe, no kurusha uko nanjye ubwanjye merewe. Nifuza kubona bagura inzu, bagura imodoka nyinshi, kandi ndifuza kuzababona bafasha abandi bana hano mu Rwanda kugera nk'aho nabo bageze. Rero uyu mukobwa nakubwiye ko yitwa StargirlNAOMIE, abarizwa muri umuryango wa SHERIESILVER Foundation, ari mu bana batanu basinye amasezerano muri SHERIESILVER Foundation mu minsi cyangwa mu masaha yatambutse, asanga umunsi urengaho andi masaha. Rero uyu mukobwa akaba yerekeje muri SEneGal aherekejwe n'uyu SHERIESILVER, n'ubundi usanzwe abareberera inyungu, twavuga yuko ari nka manager wabo. Rero akaba yagiye kuba yakora kuri indirimbo ye yise Away. Twagiye tumona mu ndirimbo zitandukanye, tumona mu ndirimbo nk'iyo bise Bebe basuyemo ya Kevin Kade, izindi ndirimbo nyinshi. Gusa ibintu biza guhindura isura ubwo yaje kwigaragaza neza rwose, avuga yuko ari bwiza mutoya. Yigaragaza mu ndirimbo bise baherutse gushyira hanze, ikaba ari indirimbo uyu mukobwa rero yagaragaje uruhare rwe rukomeye mu kuba iyi ndirimbo yaryohera amatwi y'ababakurikiye. SHERIESILVER nawe wagaragaye mu ndirimbo imwe mu zakunzwe cyane yenda kuzuza
biliyoni indirimbo bita This is America. Abo ngubu rero nawe akaba arimo azamura impano z'abanyarwanda. Ni umuntu wakomeje gushimirwa n'abatandukanye ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko bavuga yuko ibyo arimo akora ari uguteza impano z'abatoye imbere, ariko atari uguteza impano z'abatoye imbere, ahubwo ari uguteza n'igihugu ndetse n'imiryango bakomokamo imbere. Ibintu byiza rero SHERIESILVER akomeje gukora, ibintu byiza bikomeje kujya mbere kandi bishyizwemo imbaraga nyinshi na SHERIESILVER. Rero uyu mukobwa twavuga yuko rwose arimo ashyira itafari rikomeye ku muziki w'u Rwanda, arimo ashyira itafari rikomeye ku buzima bw'aba bana, arimo arubakira fondasiyo. Twagiye tubabona rero bakora performance nyinshi zitandukanye muri BK Arena. Ejo bundi twabonye mu Nkera y'Abahizi muri Stade Amahoro, ubwo baryoheje ibirori byabaye muri iyi stade ya Stade Amahoro. Rwose n'abana bagiye bagaragaza performance ziri ku rwego rwo hejuru, bagiye bagaragara mu zitwa Move Africa, bagaragara muri Giants of Africa, ubwo babyiniye Kevin Kade, nabwo ngira ngo ni performance yabaye nziza ku rwego rwo hejuru. Rero ngira ngo nawe utakifuje yuko umuziki w'abanyarwanda, nawe utakifuje yuko yaba imbyino, byaba ubucuranzi byo mu Rwanda, by'abana b'abanyarwanda by'umwihariko bitagateye imbere ku rwego rwo hejuru nk'uko SHERIESILVER abibona, ngira ngo iki ni igikorwa cyiza cyo gushyigikira kandi ni igikorwa cyiza cy'umuntu twamushimira. Kuri ubu ngubu rero StargirlNAOMIE akaba yamaze kugera mu gihugu cya SEneGal, aho twese dutegerezanyije amashusho ye amatsiko, aho twese twibaza ku ndirimbo ye yise Away. Izaba ari indirimbo imeze ite? Amashusho bagiye gukorera hanze azaba ameze ate? Gusa ni byumvikana ko amashusho azaba ameze neza, kubera yuko ubareberera inyungu ntabwo twavuga yuko nawe ku mufuka ahagaze nabi. By'umwihariko twamubonye mu Nkera y'Abahizi, kiriya ni igitaramo rwose ujyamo amafaranga tukayabara muri Giants of Africa. Ni ibintu bigaragara yuko agafaranga agenda akabika ku mufuka, aho bagiye bafite n'indirimbo kuri YouTube channel yabo, nazo ubona yuko ari indirimbo zibazanira inyungu. Ni ibikorwa byinshi rero bibazanira inyungu kuri bo, ni ibikorwa byinshi byo kubateza imbere, ariko by'umwihariko ko bafite SHERIESILVER bikaba ari ibintu by'agaciro. Rero iyi yari inkuru ya StargirlNAOMIE ndetse na SHERIESILVER Foundation ihagarariwe na SHERIESILVER, naho njyewe ndi fixe nk'ibisanzwe uri kuri mikoro, nkaba nkwibutsa gukanda subscribe kugira tujye tubasha kubana umunsi ku wundi.